amafaranga yose hamwe atarabonye mu bisobanuro miliyoni 13,287 n'amafaranga 175. natwe nka komite twiteguye kugera gute, twiteguye kwihuta cyane no kwegera ubuyobozi kugira ngo bubidufashemo batwishyurize bariya bantu amafaranga n'ay'abanyarwanda n'ay'urubyiruko kugira ngo nagaruka dutangire tunatekerezemo n'indi mishinga iri imbere. Harimo akarengane kankore kumva ngo ndabazwa miliyoni 13 nta hari igihe wayoboraga koperative nyine ntago ibyo bintu byumvikana. Nitwa Singapore, nyoboye koperative Late Business ikorera hano mu mashyirahamwe Nyabugogo, ikorera mu murenge wa Kimisagara. Ejo nibwo RCA yagaragaje byakoze mu igenzura ry'umutungo, tubona ko ari umutungo waba waraburi irengero. Mwamugiye gukora iki kugeza ubu ngubu? Murakoze cyane, dushimiye abanyamakuru namwe muba mwakurikiranye amakuru uko ibintu bimeze mukagenda mubikurikirana, ni byiza. Nk'uko ikigo gishinzwe amakoperative mu gihugu RCA cyari cyaje muri audit, cyakoreye ku koperative yacu Late Business mu buryo bwo kugira ngo harimo imikoreshereze mibi y'amafaranga. Audit barayikora irarangira, dutegereza raporo bayisomye ejo kuri 25 muri uku kwezi turimo. Rero nk'ubuyobozi buriho icyo twiteguye gukora ndetse tunashaka kwinjiramo ni ukugira ngo ibyanyerejwe byongere bigaruke kuri konte ya koperative nk'uko biri muri raporo isoza ivuga ngo amafaranga yanyerejwe yose agomba kugaruka kuri konte ya koperative. Nitwa Kubwimana Razaro, nkaba nari perezida w'iriya koperative ndetse akaba ari nanjye wagize uruhare mu gushinga iya koperative. Natangiye gufatwa n'uburwayi hanyuma ndarwara, ariko komite irabimenya, abanyamuryango barabimenya, ndetse ndatekereza ko RCA yiza mu bugenzuzi bwayo bwa mbere bambyukije ndwaye, maze igihe kinini ndwaye, nta mutekano mfite, nta buzima buri stable mfite rwose. Nabo barabibonye kandi nari nabibasobanuriye. Ubwo rero niho hatangiye audit. Maze gutangira batangira audit umunsi wa mbere, hanyuma ku munsi wa kabiri ntangira kongera uburwayi burongera buranzahaza. Icyiciro cyakurikiyeho cya audit cyabaye ntahari, komite irabizi ndetse n'ubuyobozi. Aba bakozi baraseye baje kugenzura, narabihamagaye mbabwira yuko narwaye ndetse n'impapuro zo kwa muganga nazifite hariya, kuko nari mfite uburwayi butanyemerera gukora muvoma. Hanyuma rero icyo cyiciro cya kabiri rero cyakozwe ntahari, gerageza kubwira komite, ndababwira nti mugerageze gukavaringa situation ya koperative, murebe ibindeba babimbaze wenda kuri telefone, ariko ibibareba mugerageze kubisobanura neza. Icyantangaje rero nuko barangije audit, bamaze kurangiza audit, mu gihe niteguraga ko nahabwa byibura raporo y'agateganyo, kuko niko amategeko abiteganya, ndayitegereza ndayibura.
ngerageza no guhamagara abo baje kutugenzura, mbabaje iyo raporo y'agateganyo ntibabasha kuyima, batayimpaye ariko nakomeje kurwara, hanyuma rero batayimpaye ndavuga ntubwo reka ntegereze ndebe wenda baracyayitunganya. Icyantangaje rero nuko nagiye kubona ariko ni telefone nabanje kwakira y'abanyamuryango, umunyamuryango wabimbwiye ejo inama yarangiye, sinatumiye mu nama, nta raporo y'agateganyo nahawe ngo byibura ngire ibyo nabasha gusobanura, naba mfite ibisobanuro cyangwa se ibyo numva nkeneye nanjye gusobanura kuri iyo raporo. Icyo rero ntabwo cyabaye. ikosa ukarishyira kuri nde? Ikosa ntabwo riri kuri koperative, ikosa ntiriri ku buyobozi bwagiyeho, ikosa riri ku baje kudukorera audit. Uko amategeko abiteganya, mbere y'uko hasohoka raporo ya burundu hagomba gusohoka raporo igahabwa. Ntabwo bisobanutse. Impamvu bidasobanutse ni uko nta kintu cyari cyagaragaye kigaragaza ko ngomba kweguzwa ku ngufu nk'uko amategeko abigena. Ikindi cya kabiri, ntabwo abanyamuryango ari bo bahisemo ko ngomba kwegura, kuko abanyamuryango na n'ubu iyo uganiriye na bamwe ukabaza abanyamuryango muri rusange barakubwira bati ibi bintu ntabwo tuzi uburyo byakozwe. Ntabwo manda yari irangiye se? Manda ntabwo yari yakarangira. Urumva twakorewe audit mu gihe tutari twagaragarizwa ko twanyereje umutungo, bahita bashyiraho ubundi buyobozi, kandi ntabwo bibaho ibyo ngibyo. Ubuyobozi bushyirwaho ari uko ubwa mbere bwagaragarijwe ko bwanyereje umutungo, hari ikibazo cyabaye. Uri kubyumva neza? Ni ukuvuga ngo nta kibazo cyari cyakagaragara mbere y'uko bashyiraho ubwo buyobozi, nta kibazo cyagaragaye kuko raporo yari itari yasohoka. Nta kibazo cyari cyakagaragara kigaragaza yuko perezida na komite ya mbere banyereje umutungo. Ndetse ngo na raporo ntabwo abyemera, ndahamya neza ibintu byose byakozwe ku murongo kandi bikorwa n'abaturage. Mu matora ubwe yari ahari, nawe aranatora, etendenti lisite irahari, nawe yiyanditse ko yageze mu nama. Urumva rero kuvuga ko yari arwaye, kuba yari arwaye, none se kuki yabonetse muri audit yabaye ko yari ahari? Ndahamya neza uhiriye mu nzu ntagabura, yenda se kuvuga gupfunda imitwe, ariko muri audit baguha ijambo, ibyo bakubaza n'ibyo usubiza, kandi audit yabaye neza, inaba mu kinyabupfura kuko yari iyobowe n'ababishinzwe b'ikigo cya RCA mu gihugu gishinzwe gukurikirana ubuzima bw'amakoperative. Nk'uko impapuro zibigaragaza, natangiye kurwara muri 2019 mu kwezi kwa 11. Impapuro hariya mfite zo kwa muganga zirabigaragaza. Hanyuma ngenda rwara, ariko sinava mu mirimo wenda muri icyo gihe, ahubwo nakomeje nkorana uburwayi, hanyuma biza kugera muri kiriya gihe. Ariko noneho bigeze muri biriya bihe byo kuza kudukorera audit, namaze hafi amezi 2 ndyamye. Ndibuka ko nabanje kwivuriza Kacyiru hariya ku bitaro bya polisi, hanyuma bama transfer yo ku bitaro bya CHK nabo barananirwa, bahita banyohereza i Kanombe kubera ubwo burwayi. Abanyamuryango barabizi, komite yagiyeho irabizi, komite yari iriho twayoboranaga irabizi,
ubwo burwayi ntabwo bwabashaga kwishira, bamwe baranasuraga hano iwanjye mu rugo bakabibona ko narwaye. Ariko ikintu kinatangaje, numva nzasaba kurenganurwa, haba mu nzira y'amategeko, haba ndetse no mu zindi nzego bireba, ni ugukorerwa audite. Bwa mbere bakampamagara ndi muri iyo situation y'uburwayi, indi audite ya kabiri bakayikora ntahari. Ikirenze si ikibazo cyane kwikora ntahari, ahubwo ikibazo ni uko ntatangarijwe ibyavuye muri ya raporo y'icyiciro cya kabiri mu byakozwe ntahari. Ni ibintu njye mpita numva ko habayemo akarengane. Izo miliyoni 13 numva mwavuze, ntabwo ariko twazivuze n'ibyatangaje. sorry. Ni ukuvuga ngo izo miliyoni 13 njyewe ndimo kubazwa, ni ukuvuga ngo bakagombye kugaragaza uyu mugabo ko atayoboraga wenyine, ko yari afite abandi bamwungirije. Hariho komite ngenzuzi yagenzuraga mu mezi 3, komite yaragenzuraga, cyangwa se komite ngenzuzi yaragenzuraga. Iyo komite ngenzuzi yagenzuraga ntabwo yigeze igaragaza ikibazo. Kuva ntabwo miliyoni 10 wazirya umunsi umwe ngo bishoboke. 13 ntabwo wazirya umunsi umwe, ntabwo wazirya mu kwezi kumwe, ntabwo wazirya mu mezi 3. Wakagombye gutekereza kuki izi miliyoni. Ese komite ngenzuzi yariri, iyi koperative nta komite ngenzuzi yagiraga? Hariya njyewe mfite amaraporo y'abagenzuzi bakoraga, barangiza komite ngenzuzi igasinyaho ikagaragaza ko nta kibazo gihari. Izo ndazifite jewe. kandi komite ngenzuzi igizwe n'abanyamuryango. Kandi komite ngenzuzi igizwe n'abanyamuryango. Ukibaza miliyoni 13 zarariwe, komite ngenzuzi iracece. Ese uyu mugabo yaziriye umunsi umwe arazirotira arangije, komite nyobozi iraceceka na komite ngenzuzi iraceceka kugeza RCA yari bitawe, kugeza igihe RCA iziye igahita ivangura ibintu igakuraho igahita ishyiraho ako kanya. Reka mbanzirize kuri icyo ngicyo cy'ibyo 200,000. Ibyo 200,000 narabihabwaga koko, kandi nabihabwaga mbikwiriye. Impamvu mvuga ko nabihabwaga mbikwiriye ni uko n'abanyamuryango ubwabo babonaga ko mbikwiriye, ahubwo ku bwabo babonaga ko ari make. Ariko si n'200,000 kuko byagezeho baranayakatura 110. Baravuga bati dukurikije rwose intambwe tumaze gutera, yego warakoze, ariko reka tube tugize 110. N'ubundi koperative nta gihemba, turabizi ko amakoperative ntago agena imishahara y'abayobozi. Turaba tukugeneye 110. Hanyuma nge narabyakiriye, maze kubyakira ndabyemera. Ariko ibyo 200,000 nabaje kuzajya mpembwa ni ibyemejwe n'inteko rusange. inyandiko irahari ibyemeza? Inyandiko ndazifite njyewe, inyandiko ndazifite zigaragaza abanyamuryango bashyize umukono kuri iryo nakwita nk'agahimbazamusyi. ntabwo ari umushahara, n'agahimbazamusyi, ntabwo ari umushahara, kari agahimbazamusyi kamfasha kubahiriza inshingano nari mfite muri koperative, kugira ngo harimo ibintu byinshi, guhamagara n'ibindi, harimo utuntu twinshi, kuko nabo ubwabo baravuze bati mu by'ukuri dukurikije iyi koperative akazigira umutekano, iki kujya hirya no hino ugenda, mu by'ukuri ukwiriye agahimbazamusyi. Byumvikane ntabwo ari salo. Ibyo rero RCA, ubwo buyobozi bwaje, ntabwo mvuze RCA, nari ngiye ntabwo ari RCA. Iryo tsinda ryaje kugenzura, babaye nkaho ibyo bintu batabiha agaciro. Kandi abanyamuryango na n'uyu munsi wa none ugiye ukabaza mu munyamuryango hariya ukamubaza uti amafaranga perezida yahabwaga niwe wayigeneye, bagusobanura yuko aribo babyanzuye. N'ikimenyimenyi ayo njyewe ntabwo nayakuraga mu isanduku komite itabizi, ntabwo nayabonaga abanyamuryango batabizi.
kabiri gatatu amezi atatu n'atanu umwaka ntabwo wakora ibintu abanyamuryango batabizi ngo bishoboke. No, ntabwo bishoboka. Ibyo rero bo ibyo byose iyo delegation yaje muri control yarabyirengagije iragira isa naho ibirenzaho itaka. Muri make rero wenda ndangiza uragira uti se witeguye kubikoraho iki? Ariko nanjye niteguye kubigeza mu nzego bishinzwe mu rwego rwo kugira ngo ndenganurwe. zirindwi watwanyirije na Rutayisire na Daniel izibonesha amahanga akomeye yafata umugore we akamugera ku ntabure ibintu arimo kwivugisha aya ngaya ni amabwa. urano wakoze ikizami urano kwijyana uko mbere ko patwe igishimo yafashe umugore we amugera ku ntabure umugore we babateye konfere miliyoni zireba hano angaha Razaro arabaka miliyoni 7,400 ngahe dore ngaya hano baje perezida Kubwimana nene 3 izi no hejuru perezida koperative na raporo irahari 500 batangira abantu waza